Valentine cyashyikira igikoma mwema. Urakoze mama. Jya witonda ariko ugukanguye papa wawe. Noneho yanyica. Ma Karame, nijoro nagize imana. Gute? Kubona nasanze amafaranga ya papa yuzuye. Ariko si ubundi byari byakugendekeye bite? Ma Karame, nyine nahageze ndagije atangira kwiba ibyo kumbwira ngo ninjire mu nzu aho yampera amafaranga. Urabeshya? Nuko maze mbona atangiye kunkorakora. Ngo? Gigi nyine niwe wahise ambwira ngo ninyamushikuze twiruke. Nyagasani we, ndumiwe koko. Urumva icyo kigabo gitinyuka umwana ungana utya? Uramenye. Ma humura, nukuri nanjye nzi kwirwanaho pe. Hanze aha ntibyoroshye Valentine, ntacyo ugomba kumpisha. Urumva? Yego mama. Tera hano cyusa, tera hano. Taka we naguri mwicyo. Ndavuze ngo mwicare muri icyo gikoma. Ariko urandebera utuduhungura niko mugira amatwi cyangwa niko muri mubi Ngabi kubwira aba bana rwose no gusakuza niko cyusa icara hasi vungu iki gikoma sibyo uranyumva nanjye papa nerura Ngabo mbega ikinyenga we nawe icara hano na cyusa hano mu iki gikoma sibyo gahicara hasi hano mbega inkubaganye ninde utanga undi kumara igikoma nda papa ceceka sanyine uratsanze nkwere cyamuri inkubaganye koko uziko wagira ngo umwari yimirizo y'ihene hanyuma rero mama wanyira arwaye urumva ntimumusakurize arwaye kise papa maze nibazega impamvu atarabyuka narangije nanjye di papa ninjye wamutanze papa tujyanye gukina agapira sawa sangaho ni mugende umwanya muto ariko murumva meza umupira Ngabire rero mama we ndakeka arwaye ibicurane mumureka aruhuke urumva ese undi wagaburiye inka yego papa maze n'inkoko nazigaburiye n'igikoni namaze kugisukura ntiwumva se ahubwo uri umukobwa mwiza rwose murakoze reka mbe nerekeje rero kuri butike ndebe ko hari icyo nacuruza mbere y'umuganda ndagiye rwose abana mwirirwe bye papa kandi mwitonde yego none tusarusubikase urigwisha siniki haguruka sage mama cyusa umukubite ceceka mureke mama yisinzirire murumva mama ntabwo ari njye mukubita arambeshe bigenza bitese kandi niko Ngabo ubwo iyo shati yawe resite kuko ugiye kunsubiza mu mazi oya mama ndayimisa ajya kuruhuka Ngabo kuramo iyo shati nyimese dore mbese ngaho mugende mukine mucecetse sibyo ubu ufite umwanya kandi ugiye mu muganda mwana we mama wowe jya kuruhuka nta kibazo ndabanguka mbikore nuko Ngabire mwana wanjye reka nizere ko nibi bicurane biza kuba byakize twumvikane rubyiruko rero muri hano ni mu ntege amatwi ibiti mutera uyu munsi bizagira akamaro kanini ku mashuri yanyu kuko birwanya isuri bizatuma muhumeka umwuka mwiza bituma imvura igwa n'ibindi reka mbasabe rero mujye mu matsinda yanyu umuganda w'urubyiruko uratangijwe ku mugaragaro arakoze cyane umuyobozi nanjye rero nsaba abanyeshuri mwese munyegere hano yo hano mbafite amagi n'ubunyobwa muragura se bitera akabaraga wangu ariko uyu we harya
harya ngo uregege wabimenye nka waje kwishura nk'abandi bana uri mu maji ku muhanda gusa papazo inka zirabira ibyo nago bitera ikibazo kibiye umuntu abaye nkazo pazo niba ushonje ndaguhedeza ku maji kadogufasha utishoboye singinda na shinda nabyo ushaka kungingiza ngo yenda usigenda intere nyamara ndi umukozi mu mico no mu mimedere inkoko ndorora amagi nkayakuramo kashi nshaka kasha ahantu hose nawe mfashe mu mashati mbega umukobwa we umva ndamwemeye pe bwira Valentine isi ni wandi twarimbanye kwa Kazusha muto gasa n'umwibuka niwe manse shangabi muto ngo musere nanike mbabwire Anike ngwino shana muse mbabwire sha umva rero mbabwire sishaka ko abahungu babyumva sha tubwire we umva nyine mbabwire sha nyine njya numva groups z'abakobwa ziririmba kuri radio none umva nawe ra nyine natwe tugakora groupe nk'iyo natwe se tukajya tunyura kuri radio umva yewe mutoni sibyo yewe navugaga ko natwe twakora groupe y'abakobwa iririmba tukazajya dutanga ubutumwa bwubaka ko nimukansetsa ariko nawe ubwo se ni nk'ubuhe butumwa bwubaka abanyacyaro nkamwe mwatanga ahubwo se ninde wabwumva buriya data Valentine mwihorere igorata aha nababwira iki nimukomeze na groupe zanyu nzaba ndeba ikizavamo ani ngambarize kuteri zawe wikwirirwa wumva ibitakureba ndase bigira amaso data Valentine igorata uvuze ngenda bishyigikiye pe nukuri turabizi urakoze shawe murumva rero ko nzabakenera ngo mufashe kumanika amatangazo yo gushaka abazadufasha turahari cyane rwose ndavuze ngo mujye mu kazi. Mutoni wowe urakorana na Manzi Pazo wowe urakorana na Gabire. aha ni ukuvuga ngo njye ndafatanya na Valentine. yo mbega rutwe disi buri gihe tuza ari ukubonye rutwe gore. Pazo rekera ibyo bigambo byawe urumva urakoze rata kaga ngaho rero nimujye mu magrupe yanyu. Anike yes teacher urakorana nande wowe? teacher nge ntawe mfite ubundi se unge ndahingara nta soni urahinga nyine ugomba gufatanya n'abandi niko sha yewe uri inyuma. yego boss harya ubundi wowe wiga ku kihe kigo ngaho ngwino usanga abandi mu magrupe nyine ariko nyine urebye fatanya na Nike ariko ubundi se nahoze mbona ubunza amagi n'ubunyobwa mu kanya sha. niwe teacher oya tante yanyeje gukora umuganda nuko nyine nari umva mbese ngo nyine nuko rero urakora umuganda cyangwa iwanyu tubafata nk'abasinze ngaho ugenda ukorane na Nike. sawa nta kibazo ndawukona. ngaho rero mushyiremo akabaraga dutangire. Ngabi ntunzaneho ubunebwe ndabizi ko abakobwa mukora mwizeye. ariko Pazo kwiyemera kwawe niko uzashira rindira ndaza kukwereka ko ntari agafu k'imvugo ari mwesha ndaza kukwereka. Asi ariko ribera uzi neza ko nanga icyayi cya mukaru kuki utatetse icyayi cy'amata koko? yewe Karisi ugira ngo se hari amata dufite wiki ahubwo wenda wikijumba se usomeze. aho ndebera uranutse rwose wa mugore we. yego baba rero uko kuboko kwabaye ikimana yanjye wabaye iki Karisi? sirambwa se ngo ni gakuru ariko nanjye namuhaye isomo erega yarifatiye umudugudu wose yitwaje ko atunze ariko noneho ubu yabonye ko ngiye Karisi nta mikino ngira. yego rwose mwihoreye ntazi ko abantu bose bakubaha kumurusha cyane rwose batanyubaha. reka nzane utuzi dushyushye ngo kandire. nta mahoro wa mugore we. aho rero ndakubwiye ko ngiye nkeneye ubufasha. yego mwana mva imbere. Asani wakwiyemize kutera ese kutera nizo zihinga cyane ngiye uhinga we nimurabe nukuri Pazo nkurikije ukuntu urimo guhinga aho ukera turahamagara ambilanse
yashakaga ngo kugera ko bahinga da ngaho se pinga icyo nzi nuko nakubwiye tu Gigi ndebera kariya gahungu karenda guhera umwuka ariko karibonekeza ariko cyane bite byawe wowe baragucukura dore abandi badusize uravuga ubusa gusa njye nta mwanya mfite ngomba gusubira kwicururiza ngaho hinga bugende rero njye sinihuta uretse ko ntagomba no kuba ndi hano rwose. Oh my god reba ukuntu nahindutse pe mbega icyondo yewe reba n'izi nshishi pe kandi we nukomeza kwigira gutyo ndabigusigana nigendere urumva reka mpe guhinga aski ekuteri zanjye ziguye mu cyondo mana we Gigi wazintoreye we uvuze ngo wazintoresha ko jamura suzugura kuba umunyamugi biravuna koko sha inzara zanjye zirandura nazo shazanduye ariko se wamunenganenzi we ninde wakubwiye ko bahingana kutera shakura vuba senyine ariko se simbona hari abari kubirwanira mwahinze mukandeka nundi nge sinjami hagoroka se va mu metero imyenda yanjye igiyeho ibyondo va mu metero senyine hagoroka sha wamagurukije ariko wari ukobwa wuzi igice njye nakubona ubu urumva zemwe muri mu biki uzi ko abantu bose ari mwe barimo kureba habaye iki se mbega niba noneho Anike yavumbuye style nshya style cyondo yego ko ni ibirungo bishya yiteye cyangwa ni mukorogo sha mwagiye mureka bigirira reka tumuhagurutse mumveho nimunkoreho hasi kugira umushiha nese ko twashakaga kugufasha yego habere nama Valentin mvaho jya gufasha cya kigare cyawe ngo ni groupe iririmba ngo groupe iririmba wacecetse ni ukuvuga ko mwabuze icyo mukora rero oya tica nari ngiye gusubira hariya hamwe n'akagabo okay good gusa mumenye ko mutava mutabirangije murumva yego tica kandi sinzongera kumva hari groupe biririmba yego tica nta kibazo aho buri wese nasubira aho yakoreraga sibyo Valentin wi yihorere ukise shanga umva ahubwo we njye nzaza muri iyo groupe yanyu ndaza no kugufasha kumanika amatangazo umuto ntiwadufasha gushaka abandi bakobwa tuzafatanya njyewe se sha nyine mba ngomba kwiga rero sinzi nuko umutongo nyine wenda ashobora kubafasha nko mu karuhuko gato nibyo nta kibazo muto murakoze cyane goga arakoze murengezi karame mwakira agashira muca akanyota nuko kayijuka namwe ndibaza ko katabagwa nabi karatugwa neza rwose urakoze cyane ribera karyoshye gatera uzi gushigisha rwose harimo impeke rwose harimo uratwongera murakoze muzehe kayijuka murakoze nawe karisiti rero karame muyobozi gakuru yaravuye mu bitaro aza kutureba yawe erega njye na gakuru twembe twari twagasomye sinzi ukuntu byagenze tuba dufatanye mu mashati ntabwo byumvikana uzi ko washoboraga no kumwica nyamara nubwo munshinja njyenyine nawe yambabaje aho nimurebe ukuntu ukuboko kwanjye yakugize ese kwihanira biremewe twebwe icyo tugambiriye si ukureba uwarenganye n'utarenganye gusa wemenya ko ntashobora kwihanganira urugomo nk'uru mu mudugudu nyobora erega murengeze wivunika gute se ngira ngo we nawe muzehe kayijuka muzi neza ko ubusanzwe ngiye karisiti nta mahane ngira rwose okay reka tuyifate dutyo turaza no kuvugana na gakuru ngewe rero nk'umuntu usheshe akanguye muri uyu mudugudu wa Kabuto nkubwire ntawongera kugaragarwaho n'urugomo nk'urwo tuzakujyana kuri polisi ubyumve neza rwose birakwiye ubibwire na gakuru ariko uretse yuko bitazanongera rwose tica Moses yego pazo groupe yanjye yarangije kare shangabi iyo utangira wari kurara hano tu pazo wowe kise mva ye nturuheze umwuka
mukanya umva mbese very good mumera amashyi Pazo na Ngabire dore barangije mbere yanyu mwese Ticha Moses yego Pazo gusa ntiwabuduhaye umutobe tukanywara oya mugomba gutegereza abandi nabo bakarangiza Ticha ni mukabera wana n'icyo wambe ntabwo ari ukubera Pazo Ticha Moses yego Ani kwinyota inyishe wamaye ku mutobe nkamaho oya Ani ntabwo bishoboka mutararangiza rwose buryo bwose se n'abanyamujyi barwanira umutobe nkatwe twese yego James kuki Gigenanike bahagaze kandi batararangiza Gigenanike iki gikobwa se uya nta kibazo Ticha reka tubafashe umva we muze tubafashe sha Ngabi mereza iyo suka akira Valentin reka nanjye mbafashe Yego sha tugire vuba Kaga Mutani muze sha tubafashe ntaki natwe reka tuze yego Kaga ntubone se murakoze kudufasha mani ego mwese mugiye kudufasha ngaho nanjye ni mu mezi iyo suka mpe kugerageza sha ntabwo mbimenyereye amenyereye umutobe nagerageje gucuruza uko nshoboye ariko nyine cyari igice cy'umunsi ceceka wakagoryiwe ibyo ntabwo bindeba habe namba akumva sho wirakara nokuri ngo ibisindangare wasanga habuze abakiriya yega ndumva nawe umushyigikiye ese ni mushyikiye ngo mbimenye simushyigikiye ariko nzi ko agerageza nawe urabizi ko agerageza uko ashoboye ariko ye nyamara tante ibyo wiravuga nibyo ntabwo ni ukuri mba ntagize umva ngo nako karigira marayika rega gigi si ubwa mbere wigira joro imbere ya wiri uko mwana tante ariko rero ceceka wa gakobwa we wiri ni umugabo wanjye si uwawe nikanze mu maso